rigiye gutera irindi shyanga. Abantu mugiye kwiga gusenga bitagishobotse, abantu mugiye kwambaza Imana bitagishobotse kibumva. Hanyuma ntangariza abantu, ukizwa agomeza akizwe, n'uwandura agomeza yandure, kuko ibihembo biraje. Amen. Mugiye kwiga gusenga ku buryo mugiye gusenga bitagishobotse, Imana ikabatera umugongo. Amen. Ntangariza abantu mu kuboko kw'Imana harimo ibyiza harimo n'ibibi. Imana iramanutse, imanuye inkota. bacu bakunze bakadasohoka, Imana ibaha umugisha, Uwiteka abambike imbaraga. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Uyu mwanya nongeye kugirirwa umugisha wo kwicara inyuma ya kamera ngira ngo nganirize abadukurikiye n'abantu babana natwe ku manywa na nijoro. Nukuri turabakunda kandi tubafiteho ibyifuzo byinshi. Nukuri muramire mu gihugu kandi mugomeze munezererwe Imana. Uwiteka arabakunda nukuri. Abantu badukurikiye bari muri diaspora, dufite abantu benshi baturuka mu bihugu byo hanze, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibaha umugisha. N'abandi nabo badukurikiye bari mu Rwanda mbasabiye umugisha. Rero wewe wakanze subscribe, Imana ikumugisha nawe utarayikanda, nukuri kanda aho dufashe. Turakwinginze. Reka muri aka kanya nakire umutumirwa wacu, ariko mbere yuko mwakira ndagira ngo mbwire abantu bari mu ntambara cyangwa ibibazo byose, babwire ngo hari imbaraga z'Imana zikomeye, imbaraga z'Imana zikiza. Uyu mwanya rero ngira umugisha wo kongera kwakira umuhanuzi w'Imana kuri kamera ya Zaburi yacu na niyo yabivuze TV. Rero muri aka kanya rero umukozi w'Imana uraho neza? Aho ndashima. Ni kenshi dukunda kuba turi kumwe, ariko gira icyo ubwira abantu ubasuhuza. Hanyuma abantu badukurikiye ndabashoje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri bo. Reka tukwakire udusengere, usengere uyu mwanya ubundi dutangire iyi gahunda. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri nyakubahwa mwami, uri mugaruri muremure, tugufite nitwifuza undi murengezi ntuhabwe icyubahiro. Mwami ndasenze kugira ngo unshyigikire nicaye kuri kamera, mbaraga z'Imana zingote, mbaraga z'Imana zinshyigikire, Mwuka wera w'Imana abane nanjye ashoboze. Dusenge abantu bose bagiye gutega amatwi ijambo ryawe cyangwa se ubutumwa, unyemere bahereza umugisha kandi ubaha imbaraga, ubarinde kuba ingumba z'amatwi mu izina rya Yesu, ubarinde kuba impumyi z'amaso mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo ubaneshereze. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'akaga, Imana ishimwe. Niyo mpamvu usenge abantu baduteze amatwi bari mu bihugu bitandukanye, kugira ngo Uwiteka ubahe guca bugufi, bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe. Ko kuri Data wa twese nasomye ijambo rirambwira ngo ukwizera wese naho yaba yarapfuye uwo nguwo azongera abeho. Nanjye ndasenze kugira ngo abantu bose badukurikirana bongere bakwizere, bongere bahemburwe n'ijambo ryawe, bongere bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe. Kuko ijambo rya muntu ryizeye ntabwo akorwa n'isoni, ntabwo amwara, naho abantu babona ko zimukoze, ariko bihesha icyubahiro k'uwo muntu kandi urwana intambara ugatsinda, kuko utandukanye n'abana b'abantu. Urakoze Yesu, nudushyigikire mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Turagushimiye kubwisengesho dusengeye. Yego. Wari umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Urimo urabwira abantu ngo bihane muri no minsi, abantu nibihane, ngo bareke ibyaha. Yego. Ko abantu batajya bihana, abasambanyi bari benshi, ingo zisenyuka ni nyinshi, kuki ivuga butumwa ry'abakozi b'Imana ritagira aho rigera? Erega ntacyo wakora ngo wemeze abantu, ntabwo bumva. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ikimara kurema umuntu yahise yicuza igitumye yaremye umuntu. Rero ntabwo abantu bo twabatindaho, cyakora icyo Imana yaduhamagara ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, abemera bakemera, n'abatemera ni uko nguko Imana izabemeza. Abatemera Imana izabemeza. Yego. Ndagira ngo mwakire utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Hanyuma nta bintu byinshi nzanye, tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 50. Yego. Zaburi ibice 50 umurongo wa 3 haravuze ngo Zaburi ibice 50 umurongo waho wa 3 haravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka, umuyaga w'ishuheri uzayigota, umuriro uzakongora. Katwongere dusubiremo. Bibiri ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka,
umuyaga w'ishuheri uzayigota, umuriro uzakongora. Amen, haleluya. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Bibiliya. Mbabwire ngo ntangariza abantu ubu nibwo buhanuzi butavangiye. Amen. Bibiliya yavuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Haleluya. Ngo umuyaga w'ishuheri uzayigota, umuriro uzakongora. Amen. Ntangariza abantu ngo Imana iraje. Amen. Kandi ubwije mu bantu ntabwo iri buceceke. Bwana sifiwe. Amen. Uwiteka ari kumbwira ngo nimbwira abantu Imana yavuganye nabo barinangira. Imana iburira abantu barinangira. Imana ibatumaho abize n'abatarize barinangira. Imana ibatumaho abana batoya barinangira. Ibatumaho ingeri zitandukanye abantu barinangira. Imana iri kumbwira ngo abantu bagiye gusenga bitagishobotse ko Imana irumva. Ndi kubwira ngo abantu bagiye gusenga ku buryo n'inyama zo mu nda zizasenga. Abantu bagiye gusenga ni maya sirebone ku buryo n'imitsi zasenga n'amagufwa agasenga. Twarababwiye ngo musenge mu bica amazi. Twarababwiye ngo musenge mwanga kudutega amatwi, ariko abantu mugiye gusenga. Ikindi abakozi b'Imana mwaduteye amabuye, ariko ntangariza abantu ngo umuntu uhamagawe n'Imana by'ukuri urimo mwuka wera w'Imana ubu nibwo agiye kugira agaciro. Hanyuma rero dufite amavuta y'Imana yakomereho, ahubwo wongera usenga ubudasiba ubwira Imana ngo ongera unyuzuze mwuka wera. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Hanyuma Imana igiye kuza, kandi ubw'Imana ije ntabwo iri buceceke. Nigera ku bapapa ntabwo iceceka, nigera ku basore ntabwo iceceka, nigera ku bakobwa ntabwo iceceka, nigera ku rubyiruko ntabwo iceceka. Ni maya sire bone drome fo topaya siniwa. Imana iri kumbwira ngo iraje kandi ntabwo iri buceceke. Abantu sinzi impamvu mwafashe amatwi muyavuniramo ibiti, amaso yanyu arahumye. Ubundi ni iki gitumye amaso yanyu ahumye? Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu badukurikira, Abanyarwanda mu bihugu bitandukanye, ni iki gitumye amaso yanyu ahuma? Ni iki gitumye mukomeje kunywa ibizaha nk'abanywa amazi? Mbabwire ngo inkota y'Imana ivuye mu rwubati iramanutse. Hari ibintu Imana ije kwica, ibintu bidafite umumaro Imana ije kubyica, hanyuma ibifite umumaro nibyo Imana igiye kongera gusigaza. Muraho yemwe. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo abantu mumeze mute? Ubundi ni ikihe kibazo mufite gituma mwirirwa munywa amazi, mwirirwa munywa ibizaha nk'abanywa amazi? Nagira ngo mbabwire ngo nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'abanyamoko rihari, nta juru ry'abakuramo inda rihari. Uwiteka ahagurutse ku ntebe araje, kandi ubwo Uwiteka aje n'indi iri muri nyina izabimenya, ije kubimenya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Hanyuma ubwo Imana ije n'iceceke, ntangariza abantu ishyanga rigiye gutera irindi shyanga. Yesu araje, kandi ubwaje ntabwo azareba ku curitso, ntabwo azareba ku gihagararo, ntabwo azareba ku mafaranga, ntabwo arebye ku miryango, ntabwo arebye igisekuruza cy'iwanyu. Uwiteka araje. Amen. Imana yigeze yumva amagambo bavuga i Sodomu na Gomora, iravuga ngo ariko wakwimanukira nkajya kuri te. Ni maya sirebone irangije iramanuka. Amen. Ndi ntangariza abantu badukurikiye, Uwiteka arababaye, Uwiteka aramanutse, kandi amanutse aje kureba ibizaha by'abantu bari mu isi. Abantu mukomeje kugwiza ubugome, abantu mukomeje kugwiza ubutinganyi, abantu mukomeje kugwiza ibikojeje Imana isoni. Imana iri kumbwira ngo iraje, kandi n'ukuri Uwiteka araje. Igihugu cyose waba uherereyemo, Imana irambwiye ngo iraje. Ubu uri ukomeye, ube woroheje, Imana iraje. Ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana igiye gushyira abantu kuri turinganire. Imana igiye gushyira abantu kuri turinganire. Ubu ufite amafaranga ubu utayafite, ubu ufite imodoka ubu utayifite, ubu ufite itaje n'utayitahamo n'utayifite. Ijwi ry'Imana riri kumbwira ngo Imana igiye gushyira abantu kuri turinganire.
ijambo bita kuri turinganire muri kuryumva neza. Amen. Ubu uri uwize ubu utarize, ubu uri ukomeye ubu udakomeye, gusa akomeye Imana yonyine. Amen. Imana igiye gushyira abantu kuri turinganire. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma Imana iri kumwe ngo mbwira abantu muve mu bujiji musenge. Abantu ibihembo bikwiriye umuntu wese ibyo yakoze Imana irabizanye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka, ngo umuyaga wishe umuriro uzakongora. Amen. Mu yandi magambo hari umuriro Imana igiye guteza mu bantu bagakongoka. Wasanga uwo muriro ari ibigeragezo, wasanga uwo muriro ari inzara, wasanga uwo muriro ari uburwayi. Ni maya sirebone. Hari umuriro Imana igiye guteza mu bantu. Niba uzi ko uri umunyabyaha hari umuriro Imana igutejemo. Niba uzi ko uri umusambanyi hari umuriro Imana igutejemo. Niba uzi ko uri umwicanyi hari umuriro Imana igutejemo. Niba uzi ko uri umunyamagambo uri indyarya, niba uzi ko ugambanira mwene so hari umuriro Imana igize gute igutejemo. Amen. Kandi ubwo uyu muriro Imana uguteje uzashya ukongoke upfe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Imana ije ku bantu kandi ntabwo icecetse. Niba uzi ko wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana iraje ntabwo icecetse. Niba uzi ko wateye Imana umugongo, Imana iraje ntabwo icecetse. Ntangariza abantu ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Nibyo amafaranga arakenewe, ni impamba y'imibereho, ni impamba y'ubuzima, ni impamba idushyigikira mu rugendo, ariko ntangariza abantu ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Biragatsindwa kuba warashatse ubutunzi bw'isi ukabushyira imbere, ntushake mu maso y'Imana. Nugera mu kaga wowe ufite amafaranga ntabwo azagukura mu kaga. Nugera mu kaga wowe watunze ubutunzi bwinshi ukabushaka ukanahirwa, ntabwo buzagukura mu kaga. Ntangariza abantu ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Amen. Ikindi kintu cyose wakwishingikiriza udafite Uwiteka nkubwire ngo ni zero. Ikintu cyose wakwishingikirizaho udafite Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwa ngakuyobora inzira, byose ni zero. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu Mwuka Wera w'Imana yarimutse muri bo, bimitse ibigirwamana, bimitse kuraguza, bimitse guteretsera, bimitse ubwicanyi, bimitse ubusambanyi. Nkubwire ngo ijisho ry'Imana rirakureba naho abantu batakubona, ariko ibyo ukora Imana ni mayasi ropaya si distance. Uwiteka araje kandi aje guhemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Ijambo ryarambwiye ngo umwizera wese naho yaba yarapfuye uwo ngo azongera kugira gute? Azongera abeho. Haleluya. Ntangariza abantu ngo mwizere Uwiteka, ibindi byose mwishingikirizeho, mugiye kubibura mubireba. Amen. Ntabwo amafaranga yaguha ubugingo, ntabwo etaje yaguha ubugingo, ntabwo ubuzima bwaguha ubugingo, ariko gukizwa neza bitanga ubugingo. Gukizwa neza bitanga kurama, gukizwa neza bitanga imibereho. Amen. Ntangariza abantu ngo Mwuka Wera w'Imana abavuyemo kandi igihe kirageze. Hanyuma y'ibibazo, hanyuma y'indwara, hanyuma y'ibigeragezo, Mwuka Wera w'Imana agiye kongera agaruke mu bantu. Imana irambwiye ngo hanyuma y'ibi byose, hanyuma bituje bishoje, Mwuka Wera w'Imana agiye kongera agaruke mu bantu. Agakiza k'Imana kagiye kongera kagaruke mu bantu. Mu yandi magambo hari ba Dawidi bari inyuma batazwi, Imana igiye kongera kwicaza ku ngoma. Hari ba Dawidi Imana igiye kongera kwicaza hehe? Ku ngoma. Hari n'ibidafitiye Imana umumaro, Imana ije gukuraho ikabyegeza inyuma. Ntangariza abantu ngo icyubahiro ni icy'Imana, ibindi byose bizashira. Icyo waba uri cyo cyose, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Amen. Amen. Reka tugushimire. Yego. Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Watanga nimero zawe umuntu uza gushaka akazakubona. Nomero zanjye ni 078 6 7 3 hanyuma mujye kuno yabivuze TV, mudufashe comment, share, subscribe, mujye no kuri Zaburi yacu. Imana igire gute, Imana ibahereza umugisha kandi nukuri mushaka ubwami bw'Imana.
abantu bankurikiye bari mu bihugu bitandukanye aho waba uri hose ntabwo bindeba ariko shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Amen. Ndakunda kubwira abantu uko umuntu wese abyutse agakomeza mbese agafata urugendo akagenda ntabwo ari kagaruka mu rugo amahoro. Amen. Ikindi uko ryamye si kubyuka birasha ko haryamo ukabyuka wapfuye, birasha ko hagenda imodoka ikagukubita, birasha ko mbese urupfu ugendana narwo. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Imana ibahereze umugisha. Ciao bye, I love you. Amen. Haleluya. Batumirwa bakuri batumirwa beza, twabazaniye umutumirwa uri imbere ya kamera yaje kugira icyo ababwira. Hari igiseke yazanye, reka tumusabe abanza bibwire. Ahangaha turi ni kuri Jehova TV, ndetse mumaze iminsi mumbona nubwo ndi mushyashya ariko ntago bikabije cyane, ruto nirwo rugendo. Abari mu Rwanda n'abari kure mwese naho nabashije kuvuga icy'ingenzi nuko ubutumwa buri butambuke bizagenda biza. Reka dusabe umutumirwa wacu abibwire. Karibu umukozi w'Imana. Amen. Hanyuma ndabashuvuje ni mu Samweli. Mahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ndi kimenywa bose nk'umuravumba. Ura nta muhanuzi uyobekana. Cyakora shimye Imana ko nzwi mu byiza. Kandi nkomereza amaboko. Uru rugendo ntirworoshye. Imana igukomereza. Aha turi hahoze abandi natwe tuzahava. Haze n'abandi. Izi ntebe twicayeho tuzazihaguruka zicaraho abandi. Hanyuma rero Yesu agomeze ankomereza amaboko, mbese ampa kandi gakiza niko ndi kwifuza. Mbese uyu mwaka wa 2025 twonjane tugirana ibindi bihe bishya. Ibindi bihe bishya tugirana ubusabane. Hangariza abantu. Burya umwana mu rugo ateta kuri nyina. Ateta no kuri se. Hanyuma haranira ko ateta ku Mana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Oyo niwe mutumirwa, reka gerageza bibwire. Nasenga kugira ngo agaseke yatuzanye Imana yashyize ku mutima we agapfundira abantu bari kumwumva. Karibu no kutwibwira ndetse unasenga Imana. Ni mama Samweli baranzi. Reka dusenge. Nkora kuri no yabivuze TV. Imana ibahereze umugisha. Kandi tubasabe kugira ngo bajye kwiyicana. Bajye kwiyicano bakande share, subscribe, comment, banadusharing. Hanyuma mwintangariza abantu umuntu utaduha subscribe ntadusharing ntanaduhe comment, umuntu nkongo ntiyanaguha n'amazi yo kunywa, ntiyanakwegura ku nzira. Hanyuma hari impamvu Imana yaduhuje mu tubabarire mu dukorera ibyo bintu. Turabibasabye kandi Imana ibahereze umugisha. Amen. Amazina ni mama Samweli. Mfite abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Imana ishimwe. Hanyuma iki kibiri nyicumbikiye muri Kicukiro ko nzi ko iki kizabura kikajogina, ariko imbere ntabwo azabura mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye gusenga. Nitumara gusenga tuvuge ijambo ry'Imana Yesu yampaye. Imana ibahereze ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Katwaye Imana dusenge mu izina rya Yesu. Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Imana igira ikirema arangiza ikagikomeza. Turagushimiye, tugushimiye neza yawe. Ninjye mama Samweli ndagarutse kuri Jehova TV. Nyemerera ushyigikira undwanirire. Mbaraga z'Imana ziganze, mwuka wera w'Imana ategeke. Kandi ijambo abantu bagiye kuryumva bari mu bihugu bitandukanye bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe. Rijyaho ribakwa naho ribashyitsa. Urakoze Yesu, ukoze iby'imbaraga ni mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuvuga amagambo y'Imana ari muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Azahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntabwo byuma, ahubwo bihora bitoshe. Amen. Haleluya. Amagambo y'Imana ari muri Zaburi igice cya mbere aravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo ahubwo uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nkubwire ngo niba ukurikiza imigambi y'ababi, inkota y'Imana iraje. Niba uzi kuri umwicanyi, inkota y'Imana iraje. Niba uzi kuri umutinganyi, amaboko y'Imana aragusumiriye. Niba uzi kuri umusinzi ugambana, ugira ishyari, ugira igomwa, amaboko y'Imana
aragusumiriye. Amen. Amen. Ntangariza abantu ngo mushake Imana kurenza uko ibindi byose mwabishaka. Amen. Kuko iyo wiringiye Uwiteka kubera igihome, iyo wiringiye Uwiteka kubera ubwugamo, iyo wiringiye Uwiteka kubera ubwisho, inshuti zakuvuyeho. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Niba uzi ko udakurikiza imigambi y'ababi urahirwa. Niba uzi gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana izakwica. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo topaya sinima. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Niba uzi ko udakurikiza imigambi y'ababi urahirwa. Niba uzi gukora ibyo Imana ishaka urahirwa. Ariko niba uzi gukora ibyo Imana idashaka, inkota y'Imana irakubanguriye, ukuboko kw'Imana kurakubanguriye. Ndi kumva ijwi ry'Imana riri kumbwira ibihe biraje ku buryo amabuye agiye gukomana. Ibuye rigiye gukoma ku rindi, ku buryo ibuye rizajya ryiterura rikajya ku rindi bigakomana. Amen. 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 Mwiriwe yemwe, nimwaramutse cyangwa nimwihiwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mama, niba uzi gukurikiza imigambi y'ababi, bayo urabeho ntaribagirwa. Niba uzi gukurikiza imigambi y'ababi, hari ahantu Yesu agiye kuba kubitse. Niba uzi gukurikiza imigambi y'ababi, hari ahantu Yesu agiye kuba kujyana. Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, niyo yishimira ku manywa na nijoro. Niba uzi gukora ibyo Imana ishaka, Uwiteka araje, aje guhemba no guhana. Imana ije gukora isaka mu bantu, Imana ije gukora ibarura mu bantu, Imana ije gusura abantu, ije gusura abapapa, ije gusura abakobwa, ije gusura abamama. Banza witekerezeho. Niba ugifite Mwuka Wera w'Imana, banza witekerezeho. Niba ugikorera Imana nka mbere, banza witekerezeho. Mu nzira zawe isuzume, mu rugo rwawe isuzume, uri mu kazi isuzume. Banza urebe akazi wicayemo, utakicayemo watanze igitsina. Banza urebe gahunda zawe zose, niba ugishyize Imana imbere. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo topaya sinima. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Niba uzi kuri mu maso y'abakobanyi, inkota y'Uwiteka iraje. Niba uzi kuri mu nzira z'abanyabyaha, kuko kw'Imana kurakubanguriye. Ni maya sire dromefo. Ntangariza abantu, Imana ije gusumira abantu. Maboko y'Imana asumiriye abantu, maboko y'Imana asumiriye abakomeye. Ni maya sire bone topaya sidistase. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Imana ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Niba uzi ko ukora ibyo Imana ishaka, Imana izanye ingororano. Ariko niba uzi ko wateye Imana umugongo, urabeho. Nasomye amagambo y'Imana ari muri Yobu 28:28. Haravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu buzaha niko kujijuka. Amen. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira umuntu, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu buzaha niko kujijuka. Ikintu cyose waba uri cyo udafite kubaha Uwiteka, Imana ije kukwica. Tumaze igihe tubwira abantu ngo Imana iraje, bakavuga ngo turabateka mutwe, turabahanuzi b'ibicamuke, mbese ni amabesho. Imana itarababariye Mose, ntabwo wowe izakubabarira. Ko yemeye kwica Mose ikanamwihambira, kitakanzwe n'inzara Imana yamwishe ari mu butayu, kitakanzwe n'ibitutsi bari Abayisiraheli bamututse abayoboye. Ntangariza abantu badukurikiye, baduteze amatwi. Imana kitababariye Mose, ngivuye ngo Mose yayoboye ubwoko bw'Imana imyaka 400, inzara irabarya batungishwa n'amaninwa, imbavu ziranama, indihwana n'umugongo. K'Imana itababariye Mose. Mbwira abantu ngo Imana ntabyo gupfa ubusa igira. Imana ntabyo guhereza imbwa igira. Ntabwo ntukanye, Bibiliya nikivuga. Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo Imana igifata ibyo kurya byayo ngo ibihereze imbwa. Muraho neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo topaya si. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu buzaha niko kujijuka. Niba uzi ko tubaha Uwiteka uzajoga.
ntabwo ntukanye imana yakuye ku ngoma Sawuli ikimika Dawidi ariko ninjije ntabwo imana ari injiji nta nubwo imana igira imibare nk'iyacu abantu nta nubwo imana ikora nk'abantu nta nubwo ivuga nk'abantu icyubahiro ni icy'Uwiteka ibindi byose bizashira biravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ntangariza abantu ngo nimwubahe Uwiteka muve mu bizaha niba uzi kuri umutinganyi busezere niba uzi kuri umusambanyi bwira imana ngo mana nyambika imbaraga zo gukora ibyo ushaka amen hanyuma ntangariza abantu satani ahemba nabi ibiza birihuta ariko satani ahemba nabi iyo ukorera satani uba umeze nka zezenge mbaza abantu badukurikiye ninde muntu wari wabona umuntu wishwe n'abadayimoni hari gahunda bafite hari ubwenge buzima bafite se n'ibintu byose akoze ubona ko afite ikibazo mu mutwe ntangariza abantu ngo rero satani ahemba nabi abantu mwayobotse satani ariko ni ukuri kwera nkorera satani ahemba nabi icyambere cy'uri umugore ukorera satani uba uri indushyi hanyuma y'izindi ndushyi zose icyambere cy'uri umugabo ukorera satani uba uri indushyi hanyuma y'indushyi zose satani ateza ubucakarafu icyambere cy'ukora satani uba warapfuye mu mwuka warapfuye no mu mubiri mwuka wera w'Imana bagize gute aba yaragiye ubusigaye uri igipampara uri igikaratasi mbwira abantu ngo nimwubahe Uwiteka amen kandi muve mu bizaha imana ibahereza umugisha amen mwubahe Uwiteka nutubahe Uwiteka akaga karakugwiriye ishyano rirakugwiriye uzasenga imana bitagishobotse uzambaza Uwiteka atagishoboye kukumva mugende muri Matayo 25 umusome ku nkuru z'abari abakobwa 10 ukuntu bategereje umukwe 5 b'abanyabwenge abandi 5 barabapfa ariko ngo umukwe atinze bose barahunukira hanyuma abandi b'abanyabwenge bategereje umukwe banze kuyandurisha ibyo kurya by'ibwami babitse amavuta mu mperezo biyarangwenga amatabaza yabo yahoraga yaka imana ishimwe bategereje umukwe ngo umukwe akiza asanga bariteguye banyamasengesho mujye muhora mwiteguye bakoze imana mujye muhora mwiteguye amen mbese ikikubwira umusirikare ku rugamba ahora yiteguye imbunda irimo amasasa ngo haduye neza pa ni mu cyicu mbwira abantu ngo badukurikiye mube maso mu buryo bw'umwuka amen indamwe kuzigwizamo amafiriti n'inyama ahubwo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka njya numva ngo harabagira bya bindi ngo babyita ngo niba ari ibi ngo nishimwa amana n'agasozi ndatwa nibyo kurya nibyo birakenewe ariko cyane cyane mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka imana ibahereza umugisha amen reka dusabe umutumirwa wacu atubwire ikibazo gitonya nshaka kumubaza nk'abo bantu imana izica bitewe n'ibi byo byaha nta kuntu wababwira bakongera ukabasengera imana kugira ngo imana n'inyembabazi kandi irakicaye ku ntebe y'imbabazi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugaruka nzabagarukira kandi mbafitiye iki imbabazi nyinshi kuko abo bantu turacyabakunze kandi nabo bakeneye kongera kuzanzamuka wababwira iki kugira ngo bahinduke wababwira iki mutumirwa wacu gukizwa nta bindi n'ugukirwa ngo kwa Yesu iyo ukijijwe arongera akaguha muri Luka 19 Zakayo yarurutse avugana na Yesu ndabifuriza gukizwa mwebwe muri kutwumva kugira ngo umujinya w'Uwiteka utazaza ku buzima bwanyu kuko gukizwa bizana umugisha n'amahoro amen reka tusabe mutumirwa abahe nimero kugira ngo nakenerwa ko mu musengera ajye abona uko avugana namwe karibu mutumirwa nimero zanjye ni 078 673 308 imana ibahereze yego imana igumugisha nitugutumira se bagukunze nzagaruka ntacyo bitwaye uzwe karyoshye gahora mwitamo yego sawa imana nawe ikwifurize ibyiza kandi guhumugisha n'amavuta sawa